ubuzunguzayi ubundi ni navuga ni umurimo w'abantu bafite amikoro make kubera ko baba bashaka gukora ibikorwa byatuma babaho ariko akenshi kubera amikoro make yabo agatuma badakora ibintu navuga bigasaba amafaranga menshi. Muri urwo rwego rero kubera ko baba badafite igishoro gihagije ariko bashaka gukora navuga bakagerageza gukora mu bushobozi bwabo. Ubwo bushobozi bwabo rero kubera ko baba butabashisha kubona aho bakorera, kwishyura ubukode bw'aho bakorera, kwishyura andi mafaranga akenewe ko bakorera ahantu, usanga abantu babyishoramo nubwo bwose baba bazi ko atari ibintu byemewe n'amategeko. Ariko nanone hari ikintu yenda umuntu yashima nubwo bwose abatari ubucuruzi bwemewe ni abantu baba bagerageje gukora mu bushobozi buke bwabo, baba bafite ubushake bwo gukora n'umuhati, ko ntabwo bari abanebwe ahubwo bari abantu bafite ubushake bakeneye gufashwa kugira ngo bakore ibyemewe n'amategeko bakabona ubushobozi bwabo. None se Teddy, turetse kuvuga wenda ngo ntabwo aribo bishimiye gukorera hariya, mu by'ukuri urebye nk'imbaraga zikoreshwa hari icyo bitwaye nk'intandaro usibye kuvuga ngo ni amategeko n'amabwiriza y'umujyi, hari icyo bitwaye ku bucuruzi, ku bukungu bw'uyu mujyi? Reka mbere umuntu ku ruhande rw'ubucuruzi, ubundi abantu navuga bakora ubucuruzi bwemewe ni ukuvuga ngo abafite aho bakorera bishyura imisoro n'amahoro byose babyishyura, bishyura ubukode bw'aho bakorera. Birumvikana kubera ko umuntu ntabwo ashobora kurenga umuhanda ngo ajye mu iduka kandi hari ikintu yasize. Ni ukuvuga ngo navuga bariya bazunguzayi batwara abakiriya, ni ibintu byumvikana, ntabwo ari ikintu kigoye kubona, kuko nimba umuntu agenda ku muhanda bakaba bamushyikiriza ikintu akeneye, urumva ko adashobora kuharenga bajye mu iduka. Kandi twibuke ko wa muntu wo mu iduka yishyuye ubukode, yishyuye n'imisoro yose isaba, kandi wa umuzunguzayi ntabwo yishyura ubukode, nta nubwo yishyura umusoro. Bivuga ngo n'ibiciro bye biba biri hasi ugereranyije n'umuntu wo mu iduka. Rero ari ibintu byemewe, ni ibintu ahubwo byabuza abantu no mu maduka gukora, kuko byabangamira ubucuruzi bwemewe bwishyura n'umusoro. Ariko ku rundi ruhande iyo turebye nko ku ruhande rw'ubukungu, bariya abantu bafite amikoro make bakeneye kubaho, kuko kubaho umuntu aba akeneye ikintu kimutunga. Kubaho nta murimo rero nabyo navuga ni iyindi mvune, n'undi mutwaro ku gihugu. Ari nayo mpamvu mvuga ni aho kugira ngo hajyeho imbaraga nyinshi zo kubirukana, ahubwo hajyeho imbaraga nyinshi zo kubashakira aho bakwicara, ntibanasabwe byinshi badashoboye, bashyirwe aho bakwicara, noneho boroherezwe kwishyura. Niyo umuntu yakwishyura akurikije ayo yakoreye ku munsi, byatuma ubuzunguzayi butabaho kandi na bariya baburimo bakabona icyo. None baramutse bavuyemo nk'uko umujyi wa Kigali ubisaba, ntabwo bishobora guteza ahubwo ikibazo gikomeye, kubera ko bariya abantu yari umuntu ubyuka wenda agacyura igihumbi ari bugaburire abana. Ese aramutse noneho bamujyanye mu Rwanda adashobora no kuzunguza cya gihumbi cye ngo abone ibitunga umuryango we, ntabwo bishobora noneho kuba umuzigo noneho ku gihugu? Ngewe icyifuzo nama natanga si ukubavanaho bakoresheje kubirukana, ahubwo bashakirwa aho bajya. Hari ibintu byinshi bijya bikorwa mu bindi bihugu, umuntu yenda yanahera avuga ati ibi ahandi narabibonye birakora. Hari aho usanga nko ku mihanda imwe n'imwe bizwi nko ku masaha kanaka uyu muhanda utanyurwamo imodoka, ahubwo hari abantu bakora ubucuruzi buto buto. Iyo mihanda igafungwa, ba bantu bakora ubucuruzi nk'ubwo ngubwo bagashakirwa ukuntu bahakoresha. Urumva birumvikana ko umuntu wese utashye, hari imihanda twese tunyuramo dutashye tuva mu mujyi. Iyo mihanda rero abo bantu boroherejwe bagashyirwaho uburyo bajya bayikoreramo, bishobora kubyarira umurimo kuri ba bandi babikora kandi bakabona ikibazo. Kuko twibutse ko ikibazo cy'ubuzunguzayi ntabwo giterwa n'abantu n'ubushake, n'amikoro make. Kandi ayo mikoro make igihugu burya kibamo abantu bose, abafite amikoro ari hejuru, aciriritse n'amikoro make. Rero ni byiza ko harya uburyo bufasha abantu bose mu mikoro yabo, mu bushobozi bwabo, kugira ngo babone icyo bakora bibesheho. Kuko birukanwe bagahutazwa aho bajya, bivuga ngo n'undi mutwaro ku gihugu byanagorana kubafasha, kuko wa muntu udakora kumufasha byakora.
Ese Teddy ko ukurikira ubukungu ke ahantu mu bihugu byinshi hafi ku isi yose wigeze ubona umujyi utagira abazunguzayi? mu bihugu byinshi cyane cyane byateye imbere ntago wavuga ngo ntibahari, ahubwo uburyo bakoramo navuga nibyo byahawe umurongo. Hari ibihugu bimwe usanga nk'uko nabisobanuye, imihanda imwe imwe bikaba bizwi ko uyu muhanda urakoreshwa, ariko byagera tuvuge nka saa cyenda ukaba nk'umuhanda abantu bafite ubwo bucuruzi bakwicara bakahacururiza, bikaba bizwi, bakaba bafite na nimero ku buryo n'ubutegetsi bakurikirana abishyura imisoro mito ijyanye n'ubushobozi bwabo. Bikaba icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, hari nk'amasoko abazwi nko ku munsi kanaka, ahantu n'aha abantu bakora ibikorwa by'ubucuruzi, abantu bakajyayo bagacururiza, nubwo atari isoko rihagaze ryubatse, ariko akaba ari ahantu hazwi abantu bacururiza. Ni ukuvuga ngo kuwa mbere ushobora kuba umuntu yajya muri isoko iri, kuwa kabiri akajya ahandi, kuwa gatatu, ku buryo ari ibintu navuga byizweho neza, ba bantu bose bagashakira uko bajya bakora ubucuruzi n'ubushobozi bwabo buke. Ibyo bibaho ibihugu hafi ya byose. None muramutse ikindi yenda navuga mpereye ku navuga uko imijyi y'u Rwanda ureba igenda ikura, nibaza ko abakora igenamigambi yo gukura kw'imijyi nk'uko bashyiraho, tuvuge bakavuga bati aha ni gare, hazubakwa gare, aha hazubakwa ibikorwa remezo kanaka, niba ya bikorwa bijyanye n'ubucuruzi buto buto nabyo bajya babiteganya. Ubucuruzi buto buto nibwo bujyanye n'abafite amikoro make, kandi nibo benshi mu gihugu, bazakuma baniyongera ko dufite igihugu gifite abaturage bakiri bato mu myaka. Bivuga ngo umubare w'abakeneye kujya ku isoko ry'umurimo uzakomeza wiyongera. Nimba rero uziyongera, ni byiza ko uyu munsi dutekereza ese bazakora iki. Ntabwo abantu bose bazakora imirimo y'umushahara, hari benshi cyane bazikorera uturimo duto duto cyangwa se ubucuruzi buto buto. Ibyo rero ni byiza ko nk'uko duteganyiriza imijyi ibikorwa remezo binini, naho abo bantu bazakorera biteganywa hakiri kare, noneho hatazagira ngo tuvuga tuti dushyire imbaraga nyinshi kurwanya ubuzunguzayi, aho gushaka uko ubuzunguzayi bwahinduka ubucuruzi buto buto bwabyarira inyungu abo. None mukurikije ubu ikiri gukorwa ni ukubakuramo ku ngufu, mukurikije ubu niko bimeze. Teddy, reka nkubwire, sorry, reka mbisobanure. Kugeza ubu ngubu uri mu muhanda no kumwiruka, ntabwo uriya muntu bamufata ngo barabimwatse, ariko bamwimuriye ahangaha, baramubwiye bati turabikwatse, ariko usabwe kuzaza wenda ku murenge tukagufasha muri ubu buryo ukajya ahangaha. Ntabwo nirengagije ko hariho abajyanwe mu masoko yavuzwa ari mu bice bitandukanye, ariko se kugeza ubu ngubu murabona aba bantu baramutse bavuye mu mihanda nk'uko bisabwa, ayo mabwiriza n'amategeko muvuga bikubahirizwa, noneho icyo bishobora gukemura n'ikibazo bishobora guteza ku bukungu, murabona icyaba cyoroshye cyaba ari iki? Kuba rero hari ibikorwa bisa nkaho bikoresha imbaraga byo kubarwanya, ibyo navuga ntabwo ari ibintu bitanga umuti urambye. Ubundi umuti urambye wakagombye kuba ubona aho bakorera. Icyo byaba bisobanuye haramutse hakoreshejwe imbaraga, ni ukuvuga ngo umubare w'abashomeri wakwiyongera. Nicyo bisobanuye mu buryo bworoshye cyane. Abantu badafite icyo bakora bakwiyongera. Abo bantu rero ari benshi, aba ari ikibazo kuri sosiyete, kuko benshi bajya mu bikorwa bibi, haba ubujura, haba uburaya, haba n'ibindi byose byahungabanya umutekano. Urumva ni ikintu kiba giteye impungenge kuri sosiyete. Ariko icyiza ni uko bashakirwa ahantu bakorera, kandi birashoboka. Icyizere ko kuko n'ibyageragejwe byatanze umusaruro. Wenda tugana ku musozo, Teddy, mwavuze aho mwagiye uko mu yindi mijyi muzi ikibazo nk'iki, uburyo bikorwamo bigakorwa nk'ubuzunguzayi ariko bwubahirije amategeko, munagaragaza n'uburyo bishobora gukorwamo mu buryo burambye. Ese kugeza ubu ngubu mu buryo bw'agateganyo byagenda bite, noneho kugira ngo icyo gisubizo kirambye kize, ariko n'aba bantu bafite uburyo bakoramo kugeza uyu munsi? Njyewe nk'icyifuzo nama natanga mu buryo bw'igihe kigufi, bashakiwe ahantu amakaritiye yose, aho kuko ubuzunguzayi bukorerwa ahantu abantu banyura ari benshi.
kuko baba bari abantu baba bategereje abantu bataha, abantu banyura bajya kuri za gare, aho abantu banyura ari benshi. Aho hantu rero hashyizwe ahantu aho bakwicara, niyo leta yafata amafaranga make ikabakodeshereza mu mezi 3, ndabizi ko bishoboka, abo bantu batangira kwishyura, birashoboka cyane. Ni ukuvuga ngo haba hakenewe kwicara, hakaba ingamba zafata ibyemezo. Niyo babubakira, hari nk'inyubako navuga z'igihe gito, tuvuge nk'amatente, mujya mubibona nko muri expo, hari expo zijya zibera mu matente, hakaba ibintu nk'ibyo by'igihe gito, mu gihe umuti w'igihe kirambye ugishakishwa, ku buryo bariya abantu bafashwa. Izo ngamba rero zirashoboka cyane. Twabashimira. Murakoze namwe.